Umutima nangai Yesu we etondi naposana yo monoko nangai Yesu we emisara ko yembela yo tukabibura none nabasaba abavandimwe bacu n'inshuti zacu nimba hari umuntu wo ufite ubushobozi iyo mfasha ku buryo norera mu mwana wanje nkamuvuza akakira n'ukuntu noshaka akantu nokora ndebe ukuntu no muvuzamo nico nashakaga kubabwira. Mwiriwe abandi mwaramutse bitewe naho mugiye muherereye, amahoro y'Imana nabane namwe mwese, tubahe kaze na karibu kugira ngo tubane namwe. Njuri kuri mikro no wasesara ikinyamakuru cyanyu cyangwa se ikirambi cyanyu ni Kim Films. Abatabakora subscribe turabasaba kugira ngo mukore subscribe na share na comment kugira ngo muza muhora mutureba bitabagoye cyangwa se mutiriwe muja kure. Turi kumwe n'umutumirwa wacu, sibwo bwa mbere ni nk'ubwa kabiri mu mubonye mwaramudusabye muri commentaire cyangwa se inbox mugenda mudusaba ko twamugarura. Uyu munsi wa none ngira ngo uyu munsi turaganira aratubwira ubuhamya. Turibanda kuhamya cyane, ntabwo turi bwibande ku biganiro cyane, nta bibazo byinshi biri bubemo usibye ubuhamya ari butubwire urugendo rwiwe kugera ageze hano muri Kenya. Tubahaye ikaze rero kugira ngo muze tubane namwe ntimudutenguye kuko natwe titube twabatengusha kuko muba mwadutumye tukabatumikira. Tuguhaye ikaze. Asante. Ubwo wakongera ukibwira abadukurikiye kubera ko harimo abagiye kukureba bwa mbere, harimo n'abakurebye, wo kubwira abadukurikiye kuburamboye. Kumazina ni Testamani. Ninjuri awundi arige mwambonye kandi nagaruse naje kubabwira ubuhamya kubujanye n'ubuzima bwanje. Murakoze. Urakoze cyane. Amanda cyangwa se Esther ni muntu ki kuburambuye? Esther kuburambuye mvuga ngo Esther yari umuntu utamenyekana cyane, ariko kubw'Imana gutuma Esther amenyekana. Urakoze cyane. Esther avuka mu muryango w'abana bangahe? Turi abana 9. Uri wa kangahe? Wa mbere. Uri imfuri wanyu? Aha. Mwari mutuye hagana he, agace kitwa gute? Twari tutuye Bukavu ahantu hitwa Nguba. Niko gace niko kitwaga n'ubundi? Niko kitwaga yani Nguba. Aha. I Bukavu niho wavukiye, ni naho wakuriye? Navukiye Bukavu nkurirayo, niho nzi cyane, niho nakuriye, niho iwacu. Ugiye rero kutubwira urugendo kuva umenya ubwenge. Esther wamenye ubwenge ubana na papa na mama, then nyine ubuzima uratubwira amakuru kugeza aho kuri uyu munsi. Karibu. Ndi hano kutakubera naje kutanga ubuhamya. Navuye muri Kongo muri 2015. Nari nkiri umwana muto cyane, nari mfite imyaka sinzi 15 cyangwa 14. Ngera hano nari kumwe n'umupapa wanje bamwita Samuel, sinzoreka kumuvuga kuko ndamukunda cyane cyane kabisa. Tugerana hano turabana, twabanye. Ukira aho ngaho hari akantu nshaka mutubwira utaraharenga. Utubwiye ko wazanye n'uwo papa witwa Samuel. Ni papa ukubyara cyangwa? Oya, si papa umbyara. Ni umugabo basenganaga na mama cyane. Yari umunyamasengesho na mama wanjye yari umunyamasengesho, niko wamenyanye uko nguko. Noneho muri make ni ababyeyi bawe nibo bamuguhaye. Niyo mpamvu dushaka kudusobanurira aho ngaho kugira ngo uburyo wenda uwo Samuel mwaba yaba yarakuzanye. N'ababyeyi banje bavuze ngo tujane nawe kuko icyo gihe yazaga mu rugo twari tumufata, twamufataga nka umuvandimwe wacu, turamukunda cyane, nawe aratukunda, yatubaga hafi cyane. Kubyo ngibyo kenshi yazaga gusengera mama wanjye bakasengana. Mama wanjye aravuga ngo ntacuyowe nicyo yomuhereza kubyo azamukorera. Amanje ahita aravuga ngo haye uno mwana
umujane uzomurere azokubere umwana wawe. Nuko nageze hano. tangira rero urugendo. Urugendo nababwiye ko twavuye muri Kongo muri 2015 tugera hano tuba hano cyane, bigera ahantu ngiye kuvuga ubuhamya bwanjye, murambabaraga ko gakeya ikinyamurenge kiza kinaniraho gakeya. Nageze ahantu nagwaye umwaka n'igice, navugaga ariko ngera ahantu simvuga nta kimwe nkora, yani sinzi mba mu buzima ubugwayi gusa. Nicyo kintu sinzi ukuntu cyaze gusa nk'ubugwayi busanzwe, ariko kigera ahantu kiba kirekire. Niyo ngiye kuvuga nta magambo ngiye kuvuga, nimba hari umuntu waba ufite ikintu kimuremereye mu mutima asenga Imana, kuko Imana niyo ibishoboye byose, ni Imana nishoboye buri kimwe. Kuko iyo nanyuzemo sinobona ukuntu nabisobanura cyangwa ukuntu nabivuga. Naragwaye cyane umwaka n'igice, nta bitaro ntagiyemo muri Kenya, nta na hamwe ntageze. Nageze ahantu mbika imeme, ndavuga kandi navugaga bisakuza cyane, yani bituma yani buri muntu nikawaranzi ukuntu nari naragwaye cyane. Ariko ndashimira Imana yamfashije muri byose. Naragwaye kugeza igihe ngira ikibazo cy'umutima kubera kutavuga. Nanywaga amazi, ayo mazi ntago yacaga ije mu mubiri, isaga iguma hano ku mutima wanjye. Cyo gihe ndagwara ngiye mu bitaro, kuko nta bitaro ntagiyemo. Baravuga ngo bagiye kumvanamo umutima bashiremo karakukuma, yani kiriya cyuma bashira mu mubiri, mashine. Ndangize barambwira ngo bampaye ibyumweru 3 nsubire mu rugo nzogaruke bashiremo ako kamashine. Ngera mu rugo, ngeze mu rugo ndabibabwira abo mu rugo, kandi ndabashimira cyane. Bamfasha cyane, yani cyane bamfasha ku masengesho, kuko n'ikintu cyari kigoye cyane kubona umuntu yari muzima ngo bagiye kumushiramo akamashini. Ni ibintu numvaga nanjye sinobaho, kuko natangiye kubwira Imana, nimba niba buzima wandemeye Imana, sinoshaka banshiremo ako kamashini kubera icyo kibazo nari naragize. Ariko ndashimira Imana, ababyeyi banjye ba hano muri Kenya bamfasha ku masengesho, bakazaza banjana ku bantu basenga bakansengera. Ngaruse mu bitaro, icyambere muganga yambajije ngo ese ngo usenga Imana, ndamubwira yego nsenga Imana. Arambwira ngo ntago tukushizemo kamashini, ariko turakubaga tuwoze umutima, kuko ndi kubona nikaho habaye impinduka. Ibyo ngibi Imana irabikora kubijanye n'amasengesho yo mu rugo hano, abantu bankoreye mu rugo iwacu. Ndabashimira cyane, yani Imana izobahereze kurama, Imana ibahereze umugisha, kandi ndabakunda cyane abantu tubana hano muri Kenya, umuryango wanjye wa hano muri Kenya. Kuri ibyo byose naciyemo, Imana yamfashije impereza imbaraga, irankiza, yani mbaho ndashima Imana cyane. Ikindi novuga, hari umuntu novuga, yani nimba uri kunyura mu biruhishije, nimba uri kunyura mu bintu bigoye cyane, nuko usenga Imana. Imana ishoboye byose, kuko ibyanje ni birebire, sinobivugira hano ngo bishire, kuko ni birebire cyane. Ikindi novuga, nagize ikindi kibazo cy'umwana. Nagize umugabo turabana, mbyara umwana avutse aza afite ikibazo. Kubera icyo kibazo cy'umwana, umugabo araduhunga aragenda. Agiye tongera dusubira he ku mubyeyi wanjye wa hano muri Kenya. Sinzi Imana yonyine izomwereza umugisha, kuko nta muntu uzusohoka ngo mu muryango akahura n'ibibazo nkongera nkasubiramo bakamfata ku mwana bisanzwe. Ndabashimira Imana izobahereza umugisha. N'ubu ndacyafite umwana, cyo gihe agenda byara umwana agira ikibazo, ise aragenda. N'ubu umwana agira ikibazo cyinshi cyane. Ni umwana uhora urwaye. Nabwira abafana bacu bakomeze kudusengera, kuko ni ibintu ntago byoroshye, kuko mfite umwana afite ibibazo bigera mu 10, umwana umwe gusa.
ntago umwana anyemereye ko nukora akazi kuko ngo mbone icyo nomufashamo. Kenshi tuba turi mu bitaro kenshi kuko abagwaye kenshi ntago nukora akazi. None abafana bacu nobasaba nimba hari umuntu waba ufite ubwo bushobozi yomfasha kabona ukuntu navuzamo umwana wanjye akakira akaba muzima, kuko mfite umwana azahwera. Umwana agira nagiye barambura ngo afite ngo igituntu nimba ni igituntu, baravuga afite ikibazo cy'amagufwa. Umwana akaba afite ikibazo cy'amaraso, azakama amaraso, kandi nawe murabyumva ibi byose bisaba amafaranga kandi menshi. Hari n'igihe mura n'amata yo kumwohereza kuko n'umwana sinkora akazi mba mu rugo. Iyo mu rugo gano bazamufasha kamwe na kamwe, ariko ganabo hari igihe nabo babura kuko buri munsi ngaho bambaye amafaranga y'imiti ngaho bambaye, nawe hari igihe tugera ahantu natwe tukabibura. None nabasaba abavandimwe bacu n'inshuti zacu nimba hari umuntu waba ufite ubu bushobozi yomfasha ku buryo noreramo umwana wanjye nkamuvuza akakira, n'ukuntu noshaka akantu nokora ndebe ukuntu nomuvuzamo. Nicyo nashakaga kubabwira, kandi sinoba hano utashimiye umubyeyi wanjye wa hano muri Kenya bamwita Samuel. Nzamusengera cyane Imana imwereze umugisha, kuko muri byose nanyuzemo n'ibyo nzanyuramo abari hafi yanjye cyane niwe unkomereza akampereza kwizera, kuko hari igihe kimwe nza mbona nihebye, ntago nuvuga nkabona noneho ndihebye, ariko turabana akavuga ngo bino bizoshira. Ndamushimira cyane, Imana izomwereze kurama we n'umuryango wiwe, Imana ibahereze umugisha mwinshi. Kandi hari umugore umwe ngiye gushimira bamwita Yvette Mama Ganza, ndaho namushimira cyane. Kenshi iyo ndi mu bitaro azangemurira akanyitaho nk'umuvandimwe wanjye. Ndamushimira cyane, namwe ndabashimira. Imana ibahereze umugisha, nimba mubona icyo mumufashe, Imana ibahereze umugisha mwinshi. Urakoze cyane. none reka gatubwire utuntu dukeya tubabaza kugira ngo wenda tugana ku musozo wenda w'ikiganiro. Utubwiye ko warwaye ugereho urakira, ugihura n'ibibazo by'umwana. Ese wowe mu gihe wari urwaye basi se wari ufite umwishingizi wowe ku giti cyawe mbere y'uko wenda urongorwa? Wari ufite umwishingizi cyangwa se ni kwa kundi wenda warakoraga, cyangwa wari ufite leta niyo yagufashije? Ho byagenze gute? Nta mwishingizi nari mfite. Kenshi ni mu rugo bamfashaga. Iyo nagendaga ku bitaro nibo bamperezaga itike, nazaga nkababwira ku bitaro bavuze ngo bakeneye kino bakamfasha. Nta mwishingizi nageraga, nta n'umufasha nageraga, mu rugo gusa nageraga, nibo bamfashaga hano na hano. Urangije rero ugira Imana urakira, hanyuma uja mu rugo. Umaze kugera mu rugo biranga kubera ko umwana avukanye ikibazo. Ese wowe umaze kubona bigenze gutyo, cyane ko nawe wari umaze gushakwa, wari uvuye mu ntambara z'uburwayi niko navuga, ubyara umwana urwaye gutyo ufite izo ndwara zose. Ese ntiwikondanye cyangwa se ngo wicire urubanza uvuga ati ahari ninjewe izi ndwara zivuyeho, cyangwa se n'umugabo wabyakiriye gute nk'umubyeyi? Nabiyakiye gutyo kuko nabonye ni ngaho zivuyeho, kuko nanjye pe naragwaye cyane, kandi nzasenga Imana izofasha uyo mwana, kuko kubera igihe yagize icyo kibazo cy'uburwayi ise yahise agenda aratuta, aragenda kubera icyo kibazo cy'uwo mwana aragenda. Ariko hari igihe kimwe na kimwe nza mbona ndicuza cyane. Hari igihe kimwe ngeraho nkavuga sinari kubyara, sinari gushakwa kubera uno mwana. Ariko yani hari igihe kimwe na kimwe nyumva noneho arambabaje cyane, kuko singira amahoro. Ntago ngira amahoro cyangwa ngo ntubuze, kubera hari igihe umwana akakwicisha mu bintu sinzi. N'Imana yonyine impereza imbaraga, n'abatubana bagakomeza umutima. Turaguhaye pole cyane, ariko kandi ndakeka ko mu gihe wari urwaye byose ntiwari uzi kuzabyara. Ugiye kubona ubona umwana, ibyo ngibyo umaze kubona umwana mbere y'uko wenda usanga
yavukanye izo ndwara. Wowe umaze kubona umwana cyane ko wari wararwaye indwara y'umutima kugira ngo umuntu ayirware narangiza azabyare biba bigoye. Ese baba barababaze cyangwa mwabyaye neza? barambaze kandi kubera kenshi ku bitaro barimo bambwira ngo sinzobyara kubera icyo kibazo nagize, kandi cyari ikibazo gikomeye cyane. Abaganga baravuga ngo sinzobyara kubera ikibazo nagize, kuko barambaza umutima bawubanje barawuvanamo barawoza, barangize barambwira ngo ntabwo uzotwarinda kubera uzohita ufa. Ndangiza Imana dusenga n'Imana nagize ndatwarinda, yarigoye cyane muri iyo nda, nari naniwe, nari naragwaye cyane. Shima Imana barambaga, nuko kumbaga nacyo cyabaye ikindi kibazo kuri njyewe. Ndacyafite ibibazo byinshi, niyo mpamvu nababwiye ngo sinobivuga ngo bishire hano. Bambaze nabyo biza kunzanira ikindi kibazo, kuko n'ikibazo nari naragize. Hari umuti bari baranteye, baravuga ngo uyu muti turawuguteye ntabwo uzotwarinda, kandi nutwarinda ntabwo uzobaho, kandi nubaho uzobaho ariko ubuzima bwawe buzaba yani wabaye ikimuga. Nuko cyane pe, kandi naranabaye ikimuga, ntakazi nkora kuko maze imyaka 2 n'igice barambaze, ariko mbonye wavuga ngo barambaje, yani ni kama maze iminsi 3. Nicyo kibazo nagize, mukomere mutusengere cyane kabisa. Nuko urangije rero urabyara umwana usanga afite biriya bibazo. Ise yabataye amaze kwa muganga, amaze kubabwira ko umwana avukanye ikibazo, cyangwa yabataye nyuma hari uburyo ubushobozi bumaze kubananiramo? Yatutaye igihe ubushobozi bwatunaniyemo, kuko umwana navaga mu bitaro, tuvuge mu gitondo, hagere nimugoroba nagarutse mu bitaro. Umugabo arabona nikaho byamunaniye, kuko nanjye kenshi nahoraga ngwaye, akabona byamunaniye, nawe yabuze ukuntu, niho yahise agenda. Igihe yabonye kuko umwana twatandukanye umwana afite amezi 6. Nicyo gihe yagiye, kugeza n'ubu umwana afite imyaka 2 n'igice, sindamubona, sinzi n'amakuru yiwe. Kanyura mu ibyo byose by'ikibazo cy'umwana sinomenya ngo abahe, kandi sinzi no kubwira ngo nzamubona, ntabwo nzamubona. Tagicere cyo basi akavuga kuko nasize umwana afite ikibazo, rekaga basi mfashe umwana, tanakimukiwe mbona. Pole sana. None se umwana byibura muri ubwo burwayi uravuze ngo ajya ahwera, arwaye amagufwa n'igituntu, ibi ndwara nyinshi, kandi urabona ni indwara zigiye zikomakomeye. Ese ninde ugufasha? Nta musponsa waba ufite byibura wagerageza kuba wenda yajya gufasha mu kuvuza umwana? Nta sponsor ngera Imana yonyine niko novuga, kuko kenshi hari igihe tuja ku bitaro bakatwandikira imiti 10,000, kagera abavandimwe banjye mu rugo rimwe na rimwe bakateranya bakamfasha kugura imiti, cyangwa nkagira inshuti. Iyo nasabye inshuti nimba iyo mpereza nka mafaranga makeya, niko mbayeho, sino kubera ngo mfite sponsor ngumfasha cyangwa ngo ngira uyu ngunyishurira ibitaro. Oya, n'abavandimwe banjye ba hano muri Kenya n'inshuti. Abo bavandimwe turabashimiye, kandi uwo mutima bazawukomeze, kuko nibatagwa isari bazabihemberwa, kubera ko umutima w'imbabazi ni mwiza kandi ni urukundo, n'Imana dushaka muri iki gihe cya none. Ikindi kandi, ese umwana byibura se aravuga cyangwa aragenda? Byibura ubona hari impinduka zigenda ziza byibura? Umwana ntago yagendaga, ariko azagenda, ariko ntago akomeye ku buryo ngo numureka wenyine akagenda. Kuvuga ntago azavuga, kuko abaganga barambuye, kuko imitsi yamubereye myinshi mu mubiri, ngo ku buryo siyo vuga vuba, ariko no kugenda ntago akomeye, kubera afite ikibazo cy'amagufwa, ntago agenda neza.
byibura se bisaba iki kubera ko hari igihe muri ibyo byose iyo ubona byibura ibimurembeje kurusha izindi, yego indwara yose ni indwara, ariko hari iyo uvuga ukavuga ati byibura kiziye ishobora korohereza n'ibindi, cyane cyane ubona ari nk'iyihe cyane inatwara amafaranga menshi cyane, uyu ubona nanone ikubabaje cyane kurusha izindi. nuvuga yose itwara amafaranga menshi kuko ikiriya kintera ubwoba cyane ni kuriya kuhwera azahwera, kuko kenshi ku bitaro baza bambwira ngo murinde cyane, kuko hari igihe arikubita hasi ukabona umwana nikaho ubwenge bwavuye ku gihe, kuko unamubonye kubera uko kuhwera kwiwe aba amera nk'utameze neza kubera akikubita ahantu hatameze neza. Icya kabiri, kugira umwana ukaba amaraso ni ikintu kibabaza, kuko uburyo yakamye ndafite n'igiceri cyo kumujyana ku bitaro sinzi no kubwira gute, kuko hari igihe mujyana ku bitaro ibyo namujyanyemo bakatujyana na ambulance bakatujyana mu bindi bitaro, tukajya mu ibyo bitaro rimwe na rimwe zavuga noneho ntabwo mutahana pe, ariko nkabona Imana ikoze ibyayo, kuko indwara zose afite ni indwara zigoye kandi zikomeye cyane. Sinovuga ngo ino niyo itakomeye, zose zirakomeye kandi zose n'imiti ihenze tuba turi kumwihereza. Biragoye kandi birakomeye hano muri Kenya. Uravuze ngo nta kazi, kandi koko biragoye kuba ufite umwana umeze gutyo udafite akazi, kumuvuza kuvuga ngo urategera ku bavandimwe. Hano muri Kenya ni mu butayu. Ese ubonye byibura nko gushingira nk'aka bizinesi, ese mwaba washobora kugakora n'umwana cyangwa se bizagenda gute? Yambonye umuntu umfasha noshobora kugakora, kuko tuvuge ngo nimba ndi kwikorera njyenyine no bishobora, ariko kuvuga ngo akazi kabandi sinokashobora, kuko nokakora iminsi 2, umunsi wa gatatu ndi mu bitaro. Ariko nimba n'akazi kanje nokashobora, kuko ndabizi akana kanje umwana agwaye numujana mu bitaro, nituva mu bitaro ndakomereza hariya nari nasize karakazi. Birakomeye cyane ni ukuri, pole sana, ariko kandi ubuzima niko bugiye bugenda. Ese nk'iyo nta bantu, hari igihe wenda umuntu iyo bigenze gutyo, hari igihe inshuti cyangwa se abavandimwe baguhararuka, nta gihe uricara ngo ubone byibure abo bavandimwe bakwinubye bitewe n'uburwayi wowe ubwawe wanyuzemo, urangije n'umwana akomerezaho. Navuga ko ari nko gukomerezaho. Hari igihe abantu ushobora kukwinuba, cyangwa nawe se ku mutima ukavuga ati ariko mana, aba bantu tutavukana kuri papa na mama neza, ahari simba remerera ku mutima nyine. Hari ukuntu nawe uba wicara ukavuga, wowe ubitekerezaho iki? Ku mutima wanjye nzambabara cyane, kuko hari igihe na kimwe ndavuga ngo nimekuwa msalaba, yani msalaba, yani nimekuwa umusaraba wabo, kuko nkaba mfite umwana umurwayi, njye nyine nkaba ngwaye ndaho gusa, yani gusa ntana kimwe, yani ndaho gusa. Nanjye kenshi hari igihe kimwe mbona nihebye pe, ariko kubera umutima bafite mwiza bakamvugisha ngo ese ufite ikihe kibazo, ko hari igihe kimwe hagera simvuga mu rugo, yani ngaceceka nshaka kuvugisha umuntu ntana kimwe nshaka kumva, ariko kubera ku rukundo bafite n'umutima Imana yabahaye ntago barampararuka. Ariko novuga kenshi inshuti nizo zampunze benshi, nabagiraga benshi, ariko ubu kubera icyo kibazo nagize benshi baragiye. Ibyo ari byo byose uri umuntu uzi gusabana n'abantu, uzi kubana n'abantu, kuko no muri komenti twagiye tubibona, uzi kubana n'abantu no kugira ngo usabane nabo. Ese ibanga ujya ukoresha wenda ni irihe, turetse kuvuga ngo wenda n'ibyo bibazo wahuye nabyo, wari usanzwe uzi kubana n'abantu, ibanga ukoresha ni irihe? Yesi novuga menshi, kuko kubana n'abantu bazaba bavuga ngo nukucisha make. Njyewe singira menshi ngo ku buryo noza ngo ukateranya abantu cyangwa gutyo, yani njyewe ku bisanzwe ngira make, ntago ngira menshi.
tugana ku musozo w'ikiganiro cyacu. Mbere yuko tugana ku musozo w'ikiganiro, bafana bacu, inshuti zacu, murabyumva mwene data ibibazo yagiye ahura nabyo, murabyumva. Twese tubereyeho kugira ngo dufashanye ukuboko kwa mugenzi wawe. Nimba urugingo rumwe rubabaye, urundi ruratabara kugira ngo rwa rundi rutaguma rubabaye. Ufite icyo yafasha mwene data, mu by'ukuri murumva ko yagiye ahura n'ibibazo byinshi, ariko kandi akomejwe n'uko afite abantu bamuri iruhande bamwereka urukundo. Nawe urumweretse bizarushaho kuba byiza, kushoboye ku mafaranga makeya, ku nama, kumuhumuriza ibintu bimwe na bimwe. Burya umuntu ahumurizwa n'ibintu byinshi kugira ngo nawe yiyumve nk'umuntu. Tugana ku musozi w'ikiganiro cyacu, turabizi ko uri umuririmbyi, uri umuramyi kandi mwiza cyane. Turagira ngo ube waturamiriza cyane cyane mu ndirimbo z'iringara, kuko bagiye bazisaba cyane, nizo abantu bagiye bakunda. Uturamiriza nko ku ndirimbo zingahe kugira ngo twumve Imana nayo. Tugiye kuririmba indirimbo ivuga ku cyayiringara. Motema nangaye Yesu we natundi naposa nayo, umutima wanjye Mana uragukeneye, amatwi yanjye ishaka kukumva, mato inangaye tundi naposa nayo. Oh Yesu we Mana yanjye yo ku mutima nakwingize, iyo uvuze nuvuga ijambo rimwe ku buzima bwanjye, ubuzima bwanjye burahinduka. Motema nangaye Yesu we etundi naposa nayo, monoko nangai Yesu we emesara koyembela yo, mato inangai emesara koyoka yo. Oh Yesu we molingwa motema nanga, lo baseli lo bamoko motema nangai kubika, dis jusqu'un seul mot ma vie sera changée. Yondoza naliloba ya suka la vinanga. Oh Yesu we molingwa motema nanga, masanja motema nangai, fololo motema nangai, esika na chela motema Yesu yo. Na lingio na motema nangai, na monio abomo inangai mobima. Oh Yesu we molingwa motema nanga, masanja motema nangai, fololo motema nangai, esika na chela motema Yesu yo. Na lingio na motema nangai, na monio abomo inangai mobima. Oh Yesu we molingwa motema nanga. Haleluya. Molingwa motema nanga, yani Yesu uri ku mutima wanje. Taundi hakuna mwenye analinganishwa nawe. Iyo uvuze ijambo rimwe ku bibazo byose mfite byohinduka. Amen. Urakoze cyane, ariko hari hasigaye nk'indimwe basi nishake ibe igipfurero, igifaransa, igiswahili cyangwa se ikinyamurenge. Yani iyo wumva ikiri ku mutima, wowe izo wumva zikuri ku mutima nushaka uziririmbe ari zibiri zitatu, uko wumva ukuri bufashwe ukomeze uziririmbe. Nous élèvons ton nom, prions. Nous élèvons ton nom, prions. Bwana Yesu asifiwe. Ndirimbo turirimbira avuga tugiye tuzamure izina ry'Imana, tuinue jina la Mungu. Niko risobanura. Nous élèvons ton nom, prions. Nous élèvons ton nom, prions. Nous élèvons ton nom, prions.
ton opiro comme ibandele dans les cieux. Twainua jina la Yesu, twainua jina la Yesu kama bendera hewani, totomboli kombo na Yesu, totomboli kombo na ye, lokola bendera na likolo, puissant guerrier, fort de les combats, il combattra pour moi. Alléluia. Anu turirimba puissant guerrier, Imana izigwana iragwana kubera njewe. Iyo abanzi banze bahaguruse, Imana iranguanirira. Puissant guerrier, fort de les combats, il combattra pour moi. urakoze cyane. Hari indirimbo imwe isigaye njya nkuregera, ya indirimbo ivuga hejuru, ivuga ngo hari indirimbo y'igiswahili nimba ari ya Bahati Mukuku, niba ari yande sindi kwibuka, ivuga ngo wayibutse. Hari indirimbo nkunda, hari indirimbo yose kandi ndagufasha. Usifurahi juu yangu, adui yangu, niangukapo mimi nitasimama tena. Usifurahi juu yangu, adui yangu, niangukapo mimi nitasimama tena. Kumbuka niwapo gizani, Bwana ni nuru yangu, hawezi kuniacha Bwana mimi niangamie. Ukiona niko kwenye shida, niombe. Ndoa yangu imevunjika, niombe. Magonjwa yananiandama, niombe. Nimekuwa mtoto yatima, niombe. Nimefukuzwa kazi ni ndugu, niombe. Magonjwa yananiandama, niombe. Jua kwa maombi yako mimi nitasimama tena. Jua kwa maombi yako nitabarikiwa. Jua kwa maombi yako mimi nitasimama tena. Jua kwa maombi yako nitabarikiwa. Amen, amen. Imana iguha umugisha cyane kabisa, ndanezerewe. Iyi ndirimbo ndayikunda cyane, niyo mpamvu njye nkubwira buri gihe ngo yindirimbire. Wagira abantu nka batatu suhuza abushimira, hanyuma ukagira n'inama waha abantu muri rusange abafite ibibazo se ko bagomba kwihangana, ibintu nk'ibyo. Karibu umwanya n'uwanyu mudusoreze. Ndasuhuza umubyeyi wanjye Samuel ahantu hari ubu nyine, ndamusuhuza cyane kandi ndamukunda. Imana imuhereze umugisha. Icya kabiri, ndasuhuza umugore bayita Yvette, ndabona namusuhujije cyane kandi ndamukunda. Imana imuhereze umugisha. N'abandi bose ndabasuhuje, abatukurikirana n'abatureba n'abatukorera. Ndabakunda cyane kabisa. Imana ibahereze umugisha. Icyo nabwira umuntu nyine, ibyo unyuramo n'ibyo ubona,
ni ukubihereza imana, kuko hari igihe kimwe abantu batangiye kumbwira ngo njye mu bafumu kubera ibyo bibazo byose nahuye nabyo, ariko mbwira imana ntago nzocumurwa kubera n'ibyo nyuramo. Niwe wandemye, n'uyu mwana niwe wamumpaye, kandi nubona ko akwiriye kubw'uwanjye uzomukize, kandi ndizera imana azomukiza. Muvandimwe wanjye, nimba hari icyo uri gucamo kikuremereye umutima, ibanga ryawe uribwira imana, kuko ubu nyine ab'isi barahindutse. Usigaye ubwira umuntu w'isi ikibazo cyawe ukumva isi yose yabimenya, ariko no kwicara mu nzu yawe ugasenga ugahamagara imana yawe ibishoboye byose, kuko imana byose nimba urwaye, nimba ufite ikibazo kikuremereye, zera imana izobikora. Kuko njyewe ku bwanjye kenshi njyana umwana wanjye ku bitaro mvuga sinomutahana, kuko hari igihe mujyana mvuga noneho uyu ntago mugarukana, ariko nkabona ukuboko kw'imana kamutahana, kabona imana yakoze ibyayo kamutahana. Nawe uzera imana izokukorera, izokukiza, byose ucamo izofungura inzira, uzobona imana ikugirire neza. Amen. Utarasoza waha abantu nimero, kuko hari uzakenera kukuvugisha, hari uzakenera kugira icyo akora, watanga nimero yawe ya telefone cyangwa se cyane cyane ya M-Pesa. Nimero zanjye ni 07 98 35 63 83. Izo nizo nimero zanjye. Urakoze cyane umutumirwa wacu. Ndango ubutaha ni tugukenera kandi tuzagutumira kandi uzatwitaba. Amazina ari kuri M-Pesa ni ayahe? Azaho amazina azani Diana Owor. Turayibandikira hasi mu kiganiro, hanyuma kandi dusoza abatarakora subscribe na share na comment turabasaba kugira ngo mujye mubikora, mujye